banyarwandakazi mubanze mumva aka video mu nyuma mbabwire ibyo nshaka kubabwira. Yari Babu akoresheje Nyakiso ikiganiro n'indi nzerere. Ari abantu baba bavuga yuko ari ngo Nyakiso wakuzanye muri filime bwa mbere cyangwa se aho wagaragaye bwa mbere muri filime ari muri filime ze. Bibaza cyangwa niko bisa. Aha, nawe rero nari mubajije arambwira ati nanjye simbizi nimba ariko biri, ati keretse tumubajije, ati kuko wena namubonye aza gukina mu byanjye ariko sinzi ngo mbere yari yarakinnye. Nyakiso nawe arabizi ko noze kandi nabo batunyumbi kuntu ubundi ngiye impano yanjye ari guye kuzaba umuco. Tandukanye cyane n'abaririmbi banyu b'Inyirabuheri, abakinnyi ba filimi stroke abakomedi, kubera barabivanga ukuntu hari ukuntu bakina filime bakaba bakora bashyiramo na komedi. Ni abantu bashoboye kurinda ishusho yabo, ikintu cyabo bubatse, amabanga yabo biraguye kugira ngo uzayamenye. Nubwo mbizi ndumva mbizi mba nanacecetse, abakobwa bakina kwa bamenya babaswe abagabo babandi, ariko kugira ngo uzabimenye biba ari ibanga ryo hejuru cyane ukuntu bashyigikirana. Sinzi ni wasohoye ka video barimo bararwana, sinzi ukuntu bashyigikirana, ukuntu mani nk'ukuntu ureba nka Kiramani ukuntu yemeye acishije bugufi ko Nyakiso yamufashije. Urajya ngo hari uruhanzi, urajya ngo hari n'igihanze na kimwe umuhanzi agira gutya gace agahita gace abantu batanu bakamumenya akagira 2000 aba yagiye abayirase. Uwagufashije wewe agenda kuvuga nuza naramufashije, nuza naragize iki. Mana we, abahanzi ni Nyirabuheri, abahanzi b'Abanyarwanda ni Nyirabuheri, ni ibiguryi, ni ibicucu, akoreba nk'abana. Kiramani n'izina yubatse no kunaranje gukora ibintu n'abantu arangije gufasha n'iki, abashobora kuvuga ati Nyakiso wapa kamwihakana kandi Nyakiso n'iki. Urumva kandi Nyakiso murabibona ko atagitwika nka Kiramani, ariko Nyakiso aratwika. Ariko Kiramani yicisha bugufi, yumvisha izina Nyakiso ahita imenya Nyakiso n'iki kuri we ku buzima bwe, akavuga ati reka ngiye yaranyihamagariye umuhungu yaranyihamagariye, nari ngiye kuzacuruza ibirayi hari Inyamirambo n'amakara, arambwira ati vayo hano. Ubu Kiramani aratwita. Kiramani niyamama gakonda Yannick sinzakuva inyuma, Yannick sinzakuva inyuma. Nyakiso nawe kabisa. Numvishe voice note ya Dumba arimo kuvuga ku bya Nyakiso na Kiramani. So mucyo natanga kuri industry ya music nuko buriya kurinda, yavugaga ikintu bita kurinda ubusugire bw'ikintu runaka, ubwo muri industry ya film, ubwo mu ba hit igukoresha nyine ikintu nyine utabasha nayo kumenya ngo ni iki cyangwa se ngo ni ukubera iki. So nukuvuga ngo impamvu Nyakiso yavuga ko ariwe wazanye Kiramani abamubaza akabyemera. Muri industry ya film ntago akenshi ntago abakinnyi ba filime bitwara nk'abakinnyi b'imiziki, usibye na hano mu Rwanda n'ahandi ahari hose ntago bitwara kimwe. Ariko ku kintu cy'ubworoherane I think ntago umuhanzi ntago yorohera umuntu wamuzamuye. Ntago umuhanzi ashaka korohera manager wamuzanye, kubera ko manager wamuzanye aba atagikora za nshingano bitewe n'impamvu nyinshi zaratewe n'ihindagurika ry'ibihe. Manager akavamo, ashobora kuvamo baratonganye, baratukanye, bibaho. So nukuvuga ngo rero iyo umuhanzi agize Imana ukamurekura wari umurekuranye views yavuze nyinshi, bituma nawe agenda yiha nyine rya pete ryo kuvuga ngo nta muntu wigeze nzana bino bintu. So umucyo hari nuko bino bintu bya industry nuko akenshi tujye tubona tugasanga nk'umuntu yatangiranye urugero nanjye, ariko ugasanga ageze ahantu kure, ariko ari njye wamwerekeye mubwira ati vayo ukore kino uragera kuri kino. Njye bigasaba ngombwa yuko nsubira inyuma ho gato we agatera imbere. So bivuze iki sasa rero? Ni ukuvuga ngo uriya muntu, ubwo ndimo kuvuga ku ruhande rw'imiziki,
ukuvuga ngo uriya muntu ntago ntago bize umuziki wo kumaneginga amagambo yabo, kuko umuhanzi aka kanya w'indirimbo agomba kumaneginga ibintu byinshi cyane, agomba kumaneginga amagambo avuga, akamaneginga time, akamaneginga uko agaragara view, urukumva, akamaneginga indirimbo ze, akamaneginga amafaranga, akamaneginga transport, akamaneginga platform, akamaneginga bank account, akamaneginga ibintu byinshi cyane. Mu gihe umuntu wa filime hari ibyo adahura nabyo, nk'umuntu wa filime ntabwo ashobora guhura buriya urugero, ntabwo ashobora guhura n'umuhanzi nako ubwo ntabwo ashobora guhura n'umukinnyi wa filime mugenzi we, kubera yuko ntago filime ari ikintu uragenda ugahita uvuga hariya ngo urape nk'umuraperi cyangwa uraririmba ngo urape. Ariko mu bahanzi habaho guterana amagambo, habaho gucreate battle yo kuba urugero ushobora kuvuga ngo njyewe ngo ntago ngo nigeze ngo nkorana ngo ntago Nyakso ari we wanzamuye, sibyo? Noneho ugasanga Kiramani araza kugira live iraza gutuma avuga ibyo bintu, ariko mwibuke yuko umuhanzi atajya bivuga muri atakagombye, usibye ko benshi babikora, ntabwo yakagombye kugenda ku ma live kuki iki ngo usange nyine yabaye sereri, ahubwo agomba kugenda muri ya ndirimbo we yagiye gukora akabivuga, agatanga message runaka bitandukanye no kuba Kiramani yavuze kuriya. So ni ukuvuga ngo rero umuhanzi we yavugaga ku bahanzi kubera ibyagiye bibi byamubayeho, so birumvikana, ariko ni confidence y'umuhanzi. Ngewe ahubwo narenganya umuhanzi wagiye akavuga speech, agakora speech, ubundi nta muhanzi wakagombye gukora speech atebya avuga mugenzi we nabi, ahubwo yagombye gukora indirimbo irimo ubusobanuro kugira ngo byibura nihatagira uwo bifasha akore ya vibe, abyine, ajye muri ya mood nyine yo kuvuga ngo then ntago ibyo bintu byigeze bimukorerwa. Nanone ariko ntirengagije ikindi nanjye kuvugaho, ni ukuvuga ngo kuri bino byo kuvuga ngo umuhanzi ngo yihakanye ngo abantu bamuzamuye, buriya mu miziki ntago akenshi kugira ngo izina ryawe ridatakara hari ibyo ugenda wirengagiza. Hari abahanzi benshi ngewe nagiye mfasha, hari aba DJs benshi barenga 2, yes, nagiye mfasha kugira ngo byibura bave mu kintu kimwe bajye mu kindi, ukumva. Ariko ugasanga muri speech yakoze ntago yigeze mvugamo, si n'ibintu byadanje kugira ngo akuvugemo, kuko nawe iyo akugeze haragutinya, nkuko Nyakso yavuze ati ngewe simbizi. Harimo ukuri kwinshi, imbere ya Kiramani, harimo ukuri kwinshi imbere ya Nyakso, cause yuko nyine nicyo cyubahiro nyine tu. Rero hari uburyo akereyemo, uburyo agaragaramo muri audience, hari uburyo agaragayemo kandi hari n'uburyo yagaragaragamo. Ashobora kuba uyu munsi afite akantu gashobora arimo kubona imbere kazatuma hari ukundi kuntu azagaragara, bakaba barabivuganye cyangwa se ntibanabivugane, ariko hakagira imbago ishobora gutuma Kiramani avuga ati ngewe nindamuka mvuze gutya harabiki. Hari nk'abantu ubona bavuga batavuga abandi, cyangwa se banabavuga ugasanga babavuzeho 1/2 muri industry bamo, agatinya kubivuga ko baragira gutya, kandi bari muri industry imwe. Iyo mutinya rero ni icyubahiro. Rero icyo kintu abahanzi ntago bagira icyo kintu cyo gutinya, we kubera ko aririmba indirimbo igasohoka, akagenda akishyura amafaranga ya producer, agakora audio, akaba yayisohora video idahari, ntago we ntago gutinya kubera yuko udahari ibyo yabyikora. Ariko umuntu wo muri filime azakina abantu benshi, ariko umuririmbyi we azagenda akenera umuntu umwe asohore video, umwe yakora, 2 bakora, ariko muri filime bisaba kugira ngo barenge 2.
na story yuzuye ya filime. Niyo mpamvu wowe urimo kuvuga ngo ntago ngo yari kuvuga ngo gutya, ngo ntago ngo Kiramani ngo ntago yakagombye kuvuga uko kuri kose, yari kukuvuga kubera yuko muri filime akenera abantu barenze babiri, kandi nanone ashobora kurokirita umuntu uvuye kwa Nyakso, sino ashobora kuza afite ibindi byo yiyumvisha, kuko buriya abakinnyi, abactrice, abakitere bagendera ku cyo bashaka. Ashobora kuba arimo gukina muri kwa Nyakso ariko adashaka kujya gukina kwa Kiramani kubera yuko yashatse gukuza komedi.